Umunsi umwe Petero Nzukira yari yiriwe atemera ibishyimbo mu ishyamba. Yari yakoze ataruhuka kuva mu gitondo cy'urwanaga kugera mu mataha y'inka. Akabwibwi kagiye gukwira, ageze muhira asanga ibiryo ntibirahwana, atangira kuvumagura umugore ngo ni umunebwe. Umugore aramuhindukirana ati, mbe Petero mugenzi wanjye ko utahanye nabi, ahubwo umva ko abagore turi abanebwe, urareka ejo tuzagurana imirimo, nzirirwe ntema nawe usigare mu mirimo y'imuhira, tuzarebe uzarusha undi kuvunika n'uzakora imirimo ye neza. Petero ati, ndabishima, wabona ukazumva ukuntu umugabo avunika, none ahari byazagutera kurushaho kunyubaha no kumenya ko ari njye ugutunze. Mu gitondo izuba ritaraganya kurasa, umugore atora inkoni n'umuhoro ajya mu ishyamba gutema. Yagiye yishimye cyane arushanwa n'inyoni kuririmba. Petero we asigara imuhira. Hashize umwanya atangira kwicwa n'irungu ry'imuhira, ariko yanga kwiheba, agerageza kurirwanya. Niko kubuganiza amata mu gisabo atangira gucunda n'ubuhanga bwinshi. Nk'uko bisanzwe n'ubundi, umurimo mushya utera umwete. Ariko agasusuruko kamaze gukwira, Petero atangira kuma mu muhogo. Aherako ajya gushakira akayoga mu rwina bataramo inzago. Urwagwa rwari rutaze mu gitariro kinini cy'idebe. Icyo gidebe cyari giteretse ku gasenge kw'imitambiko itatu, kandi cyari gifite urufunguriro rw'icyuma mu ndiba. Nuko Petero amaze gukiranura ako kuma kafungaga, agiye gutegirika umwenge w'igitariro, yumva ingurube irafutagira amata mu muryango w'inzu. Niko gutera hejuru ati, amata yanjye we yashize. Uko yagafashe ibirika mu ntoki ahita yiruka, maze asanga igisabo gihennye n'ingurube yigaragura mu kiziba cy'amata. Ingurube imubonye ishaka guhunga, mu gihe igiye kumucaho ayiguhereza ibirika munsi y'ugutwi. Ingurube yikubita hasi, irashya rimwe gusa. Igihe akikorakora yicuza icyo akoze, yibuka yuko yasize adafunze igitariro, ahubuka nk'iyagatera, yihina mu mwobo, anyerera mu kiziba cy'urwagwa, yicura intembe. Abyutse asanga cyakamye. Nuko Petero Nzukira ava mu mwobo ajejeta inzoga. Sinakubwira isoni n'agahinda yari afite, reka inyota yo yaramusibaga. Aragenda yegura igisabo ajya kukibuganizamo andi mata. Igihe icunda arigeje hagati, yibuka ko inyana ikiri mu ruhongore. Ati, yo, dore amanywa amaze gukamba kandi sindahura inyana. Aherako ariruka ajya gukingurira Sine. Ariko kugira ibyago bitera ubwenge. Yamaze kuzitura inyana, aribwira ati, ubwo nasigaranye n'umwana w'igitambambuga, nkaba kandi ngiye kuvoma, iki gisabo ningisiga aha ari buze kugihirika, ndamuzi n'inkubaganya, naba kandi nongeye gupfirwa ubusa. Nuko akizirika mu ijosi, kigenda kinagana mu bitugu. Atora akabindi ajya kuvoma amazi yo kuhira Sine. Igihe yunamye kudubika ikibindi, amata yo mu gisabo aseseka mu mutwe no mu iriba. Nuko Petero yunamuka mu iriba ati, ibi ntabyo, nta mata nta n'amavuta nteze kubona uyu munsi, reka gusa njye kuhira inyana, nayikenesheje rwose, ntikigiye kurisha. Inzu yanjye yamezeho ubwatsi buryoshye kandi bwinshi, ndetse nayijugunyeho n'ibishazashaza byinshi. Henga njye kuyuriza ntacyo bitwaye, uruhiza rwayo rurakomeye kandi hasi yubakishije amabuye manini. Inzu ya Petero yari yubatse munsi y'umugunguzi muremure, mu rubega rw'umugunguzi hareshya n'ubutaka. Petero niko kuhatambika ikibaho kinini cyambukiranya inzira n'uruhiza rw'inzu, abona kucyurizaho inyana ye. Ariko rero Petero ntiyashoboraga kuguma hejuru aragiye inyana,
kuko yagombaga kugemurira umugore we. Niko kuzirika umurunga ukomeye mu ijosi rya Sine, awumenesha igisenge utunguka mu nzu imbere. Hanyuma aramanuka azirika wa murunga ku kuguru kwe, aribwira ati niko inka yanjye nishaka kumanuka ndabimenya. Ahasigaye Petero atangira gukora, akibagura inyama vuba vuba, aruha mu nkono acuriranya n'ibitunguru n'inyanya. Inkono ayitereka ku ziko, yiyegereza inkwi aracana. Ngo hashire akanya Sine irambirwa kuguma hejuru y'inzu ko hayiteye impungenge, ishaka kumanuka mu rubega rutereye ku mugunguzi no ku kibaho. Ibonye ko ari habi, ishaka gusubira inyuma, ubwatsi bw'inzu ikandagiyeho burasohoroka imanukana nabwo. Muzi rero ko Sine yari iziritse ku mugozi. Muzi kandi ko uwo mugozi Petero yari yawuziritse ku kuguru kwe. Mu kanya Sine imanutsemo, Petero nawe aritera amaguru ashita mu gisenge cy'inzu, acurika umutwe. Iyo iki gisenge kidakomera biba byarabaye bite? Petero yamaze gufatwa n'igisenge cy'inzu ye, Sine inagana hanze, maze sinakubwira imiborogo. Muka Petero abonye ko ibiryo bitaziye igihe, ararambirwa agaruka imuhira kureba, kandi n'imbeshyerwe ibyo gutema byaramutondaga. Nuko abonye Sine inagana biramutangaza, arisimbukuruza umugozi wari uyifashe awucisha umuhoro. Inka ikubita hasi, ubwo ihabaduka vuba. Petero nawe mu kugwa yabanje umutwe muri ya nkono yari ku ziko. Amahirwe nuko umuriro wari wazimye kare, naho ubundi aba yarahiye. Yakobotse ku gahanga no ku zuru, akuka n'amenyo abiri. Umugore yamaze guca ikiziriko yinjira mu nzu atabara ibibumburikanye. Asanga umugabo we amaze guhaguruka, avirana amaraso mu kanwa. Niko kumubwira amuseka ati, ari njye ari nawe, ninde warushije undi kuvunika none? Ewe sinjya kugutabira amacumu, wakoze kandi wavunitse. Umuntu watetse agacunda akarera umwana, ukica ingurube, ukarwana na Sine, mugakotana bene aka kageni n'ibindi ntazi. Ngaho rero noneho kubitiraho no kungaburira. Nuko Petero araceceka, abura icyo avuga, isoni ziramwica. Sinjye wahera hahera umugani. Murakoze inshuti za Rwanda 24. Burya uyu mugani ni umugani ushimishije. Nagira ngo niba ari bwo bwa mbere ugifungura cyangwa se ukigera kuri iyi channel ya Rwanda 24, ukore subscribe ndetse uduhe na comment, utubwire umugani ubutaha tuzagucira, kugira ngo dukomeze dukorane kandi tubagezeho ibibanezeza. Murakoze, mwari kumwe nanjye Mombasa. Bye bye.